kera harabungeri mu gihugu kera umva inkuru y'ibyiza ko Yesu avutse ku musozi nijoro bumva amajwi menshi y'ingabo zo mw'ijuru zishima ziti Noe, 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 havutse. Umuhamagaro wo kuririmba wo nawutangiye ngira umwana ubundi muri icyo gihe cy'imyaka 10 njya muri Cote Dimanche ndetse igihe cyaje kugira ntangira no kuyigisha ndi umwana yigisha abandi bana kandi nanjye ndi umwana kubera kubikurikira cyane. Wabaga ubikuye ibintu kubigisha? Nabaga mbikuye kubyo nagiye nkurikira nimugoroba nabaga ndi no ku meza dusangira nabo bazungu. Bivuze ngo ubona bakugisha kuririmba? Nabo banyisha kuririmba kubyo nemaze no kumenya nk'indirimbo yabo mu Gisodwa. Ni indirimbo ikunda ivuga ngo uhoraho mpantangazwa cyane. Mu Kinyarwanda uhoraho mpantangazwa cyane, mu Cyongereza ni Oh Lord my God, mu Kiswahili ni Bwana Mungu nashangaa kabisa. Noneho muri cyo n'ubwo rurimi rw'Igisodwa bivuga Osturgite nari yagudeni vald biskoder. Bese nabwo n'ubushakashatsi nabukoze bwo kwigana abantu b'abahanga mu kuririmba. Yari kwinjyana ya imiziki bita classique cyangwa country music. Country music. Kubera icyo ariyo wahisemo cyane uko ari kwituje kandi nko muri adoration igenda neza cyane. Umva ku mutima horoshye hameze neza. Biroroha bigatuma n'umuntu aririmba tuje amenya ibyo aririmba n'amarangamutima. Niba ari ukuramya Imana iyo uririmba ukirije uri guseka kabiri. Noneho rero hari ukuntu rero hajya hazamo nicyo bita inspiration du Saint-Esprit. Ariko abantu bakunda ibintu batamenyereye. Ndagira ngo rwose nabishoboka uturirimbe nk'igitero kimwe mu kirimi cyo muri Swede. Osturgit när jag den värld beskådde som du har skant att med ditt örmaktus då brister själen gjort lovsang så Osturgit då brister själen gjort lovsang så Osturgit roho yangu nayikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu nayikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Ati na roho yanjye ikuririmbe. Ikaze bakunzi ba Gozaf TV, weekend nziza, icyumweru cy'umugisha kuba giye gusenga cyangwa se kubizihiza icyumweru, kubizihiza kandi nabo isabato. Anibwire ko agenze neza kimwe no kuba bya gukora gahunda yo gusari kwijuma, nabo nibwire ko mwese bijyanye n'amadini n'amatorero musengeramo ibintu byagenze neza, ariko tunakomeza kubahiriza ingamba n'amabwiriza duhabwa n'inzego bireba mu kwirinda ikwirakwira n'ikwirakwizwa rya COVID-19. Ni Gozaf TV Good Samaritan Fellowship mukurikiye muri ahantu hatandukanye, ahangaha mu Rwanda mu ntara enye n'umujyi wa Kigali, mu ntara gatandatu muri diaspora, naho mamo tukurikirana cyane cyane abari hakurya no hakuno ku mugabane w'Uburayi, muri Amerika, muri Aziya, muri Australia n'ahandi hatandukanye. Nibwire ko mukomeje kugira ibihe byiza. Kuri inshuro turaza n'ubundi kuganira ku kugira ikiganiro tujyana n'umubyeyi turi kumwe ahangaha, ni Iyobokamana n'ubundi tuvuga iwacu kuri Gosafu, ariko umunsi turibanda ku ndirimbo. Bagiye batubwira ko uririmbye ngo abasenze kabiri, ntibyo batubwaga tukiri batoya, ariko tugiye noneho kubaza ababikora kimwe
no gusobanukirwa neza ubundi kuririmba bifasha iki mu murimo w'Imana, mu gutambira Imana, mu gusenga bihurira hehe. Turi kumwe rero n'umuririmbyi ubikora nk'umuhamagare kwa none nk'umwuga, kuko harimo n'ubuhanga, n'impamvu tugiye kumuha ikaze kuri Gosafu TV. Ikaze ndayakiriye. Hanyuma wenda mbere ko manda no kudusengera kugira ngo ikiganiro kize kugenda neza, murabanza mutwibwire. Nitwa Ntoyimana Ananias. Ntoyimana Ananias ni mu karere ka Rusizi mu mujyi wa Kamembe. Yego. Hanyuma rero muratangira mudusengera ku bw'ikiganiro tugiye kujyana, ndetse tunasabire umugisha abagikurikiye kugira ngo ntikize gusiga umuntu uko yacyumvise ameze, ahubwo kimuhembure, kigira aho kimukora n'aho kimugeza. Tubanza dusenge rero. Ni byiza cyane. Imana yacu, Imana idukunda, Imana yatanze umwana wawe Yesu Kristo ubwo twari dupfuye tuzi ibicumuro byacu hakava mu bugingo buhoraho. Ndagushimiye yuko wabanye natwe tugeze kuri rusa turi bazima n'impuhwe zawe. Nkaba nsengeye uyu mwanya kugira ngo uhe umugisha, kuko ibiganiro tugiye kugirana n'ibiganiro byawe by'umurimo wawe. Urakoze rero yuko ufasha n'abatwumva, ubaha umugisha kandi ukomeze kubarinda. Urakoze ku Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Ni Ananias Ntoyimana kuri Gosafu TV. Twongeye tubahe ikaze mwese. Turaganira ni iyobokamana dafite idini cyangwa itorero ribogamiyeho, ariko no kumenya aho umuntu asengera ntacyo byica, ko bituma tugira uko tuganira. Musengera muri idini cyangwa itorero? Musengera muri ADPR. Muri ADPR. ADPR ni hano Gihundwe? Ni hano Gihundwe. Yego. Hanyuma ariko ubwo ndahita mbaza, twebwe dukunda kubaza cyane, njya numva ngo mu rurembo rwa nini cyangwa uko rwitwa mu Burengerazuba niho ngo umwuka wera yaboneke bwa mbere muri ADPR mu Rwanda. Amakuru niyo rwose ntawe wibeshye. Byabereye hehe? Byabereye ahantu bita mu Bigutu. Mu Bigutu. Okay, mu Bigutu ubwo ni hafi ya Gihundwe, ariko hirya y'icyayi cya Shagasha. Bakunzi bacu nabo tuzajya turebe cyane cyane ku munsi wa Pentecoste, turebe uko byagira, tugira amateka yaho. Hanyuma nabo bari mu rurembo rwanyu. Bari mu rurembo rwa Gihundwe. ADPR wayinjiyemo ryari? ADPR nayinjiyemo muri 1981. Nabanje kuba mu itorero rya Methodiste Libre. Byagenze gute ngo muhindure? Byatewe n'uko icyo gihe nabonaga badafite ububyutse kandi ngenda umunyabubyutse. Icyo gihe wari ufite umuryango? ADPR yari ifite ububyutse bwinshi, kandi kuva mvuka narakuze ndi umunyabubyutse. Wari ufite umuryango icyo gihe? Nari mfite umuryango, papa ari umuvugabutumwa muri iryo torero rya ADPR, ku buryo yavunnye imidugudu 5 turi kumwe nawe. Ahantu hose yajyaga namukurikirana. Iyo midugudu y'iwacu. Iyo midugudu 5 ni iyihe? Naho bita Gisakura, naho bita Bushekeri, naho bita Karambi, naho bita Mashuhira, naho bita Kagarama. Aho hose yahavunnye muri kumwe? Twabaga turi kumwe, ngewe papa ntabwo ajyaga asigana, hose twabaga turi kumwe. Nari mfite umwete mwinshi, impunzi bya Yesu cyane, Imana cyane. Icyo gihe wari ufite nk'imyaka ingahe? Natangiye kumukurikira afite imyaka 10. Ubu ngubu aracyariho? Yaratashye. Yagusigiye ariko inzira, siza kweretse inzira, niyo mpamvu kirimo. Hanyuma muri ADPR icyo gihe wagufite imyaka 10. Ubundi iyo mwajyana aho ngaho nari ngiri muri Methodiste. Muri Methodiste Libre. Iyo mwajyanaga muri ADPR ninjiyemo imyaka 18. Tube dusunyuma ku myaka 10 wakurikiye papa. Muri École de Dimanche. Uyo wamukurikiraga nk'ahantu wabaga witwaye gute, wagiye gukora iki wowe? Nabaga nkunze ibya Yesu, nkumva mbese ndarasobanukiye Imana ko ariyo yaturemye ikabitubeshejeho, kandi yaratanze n'umwana wayo Yesu Kristo. Wageragayo wowe ugakora iki mu gihe yabaga ari nko kubwiriza, wowe gukora iki? Nabaga muteze amatwi ntahusha rwose.
icyo gihe nari mbikunze ku myaka 10 inzozi wari ufite zari zihe wumvaga nawe zari zo gukurikira nk'uko papa ameze nanjye nkamukurikira gutyo kuko nawe yari mu bapagani ariko afata icyemezo cyo gukurikira Imana nabwo yanyise Ntoyimana Ananias. Ntoyimana bishatse kuvuga choice cyangwa choisi. Ahisemo Imana. No gutora nko umuntu yatora yego cyangwa oya. Yego. We yatoye Imana Ananias. Nkiza cyane. Bora jambi mubazi. Babanyise byose. Hanyuma rero ku myaka 18 ugize aho uvuga uti nge ndi ku mashakano arabubyutse hari amavuta muri ADP niho mbibonye. Icyo gihe ubundi ADPR ayo mavuta cyangwa ubwo bubyutse bwatumye bahitamo byavaga hehe cyane cyane ku bakiri bato batazi mu myaka aho byavaga byatewe nuko icyambere muri Methodiste Libre babatizaga ku gahanga kandi umubatizo usobanura gupfa no kuzuka bya Kristo ikindi ibyo gusenga ntibari babyitayeho cyane noneho rero no kubatizwa mu mwuka wera nkabona bafitemo intege nke batabyitaye ariko nyuma yaho baje kugira ubyutse babugira narahavuye nacyo giye gusubira inyuma hanyuma rero turi kumwe nk'umuhanzi uyu munsi abakunzi ba Goza TV Ntoyimana Ananias ntago turi kumwe nk'uvuga butumwa ngo turi kumwe nk'umuririmbyi uririmbira Imana ariko n'ubutumwa ndumva buvuga ahubwo turaza kuganira ku buryo bwo kubuvugamo umuhamagaro wo kuririmba wo waje ryari umuhamagaro wo kuririmba wo nawutangiye kiri umwana ubundi muri icyo gihe cy'imyaka 10 njya muri Cote Dimanche ndetse igihe cyaje kugira ntangira no kuyigisha ndi umwana yigisha abandi bana kandi nanjye ndi umwana kubera kubikurikira cyane wabaga ubikuye ibintu kubigisha nabaga mbikuye kubyo nagiye nkurikira kubamo cyane no rero ibyo kuririmba rero nabyo nabikunze kuva icyo gihe kiza kujyanira n'intambwe yo kwigana yo kumva abamisiyoneri b'ikibogora kuntu baririmba neza nkumva ni byiza cyane kanya nabo kubigana uburyo ijwi barinyorosha abamisiyoneri bwo nabo muri MRE barabo muri Methodiste Libre ngira umwana hanyuma babaga baririmba mu ndimi z'amahanga baraga bari kurimba mu cyongereza ariko kumva ni indirimbo 92 mu gushimisha ukumva birashimwe Imana kwampaye Yesu umvaga bisase ni byarasaga rwose hanyuma utangira kujya ubigana rero bigana uko biba ibintu bibi amanota baragufashaga kwigisha cyangwa warakopera gukurikira ukuntu uko azamuka uko aririmba nanjye rero ntangiye no kwiga mu makorari icyo gihe wabaga ikibogora se ikibogora narahabaye ndi kwiga iby'imyuga ariko nyuma ya ariko noneho ngira umwana ho yajyaga njyayo kubera ko papa ari umuvuga butumwa hari n'abapasitoro baho bakuru nkajyayo kuhaba kubera ibintu by'ubucuti icyo gihe reka kurikira n'abo bapasitoro n'abo bamisiyoneri b'abazungu ko baririmba hanyuma byara umuhamagaro wagiye ubyigisha abandi bana none utangiye kujya ubyigiye ku bazungu watekereje no kuba watangira kubiririmba byanyabyo cyangwa kujya mu makorari makuru ryari ubwo cyane cyane bari kugenda ukugana no muri ADPR nyuma yaho maze kuba muri ADPR Imana yaje gukora ikindi gitangaza ibonye ko ifite umuhati wo gushaka kumenya iby'Imana cyane irongera bashatse gukoresha bashatse umuntu wahagarariye aturiye kuko narize aho ngaho nabereye mu Pantecote narahigiye ibintu by'imyuga noneho igihundwe naho bashatse umuntu wahagarariye aturiye y'itorero yo kubaza hanyuma baza kumbitamo ko nahagarariye aturiye mbana n'abamisiyoneri b'abazungu hariya igihundwe bo muri ADPR icyo gihe hari muri mirongo nari maze kugira imyaka 21 noneho ubwo mbera ubwo nkorana n'abo bapasitoro n'abamisiyoneri nimugoroba nabaga ndi no ku meza dusangira n'abo bazungu bivuze ngo ubona bakwigisha kuririmba nabo banyisha kuririmba kuryo nemaze no kumenya nk'indirimbo yabo mu Gitsodwa ni indirimbo ikunda ivuga ngo uhoraho mpantangazwa cyane ni indirimbo ushyira muri YouTube noneho washyiramo ururimi rwo rwose ikaza mu Gitsodwa ubwo batabyumva neza no imikoreshwa muri Sweden cyangwa se Sweden ikoreshwa muri Sweden ni indirimbo ivuga mu Kinyarwanda uhoraho mpantangazwa cyane mu Cyongereza ni Oh Lord my God mu Kiswahili ni Bwana Mungu nashangaa kabisa noneho muri urwo rurimi rw'Igitsodwa
bivuga Osturgid Nariegden Valg Biskoder. Ariko bihari bikomeza nyine nuko ugarukirije aho ngaho. Hanyuma ku myaka 21 icyo gihe nk'umuntu wari ufite umuhamagaro wo kuririmba, icyo gihe nk'umuntu wari umaze no kubyiga, hari abahanzi babasabaga indirimbo z'Imana icyo gihe? Korali yacu nahise ninjira muri Korali Betania ako kanya muri 1984. Ntangira kuririmbamo imyaka irenga 20 kugeza ubu ngubu. Nuko byagiye bigabanuka, ariko mfite intumbero y'uko izi ndirimbo zo gushimisha nzagira nkazikora, gutangira kuzikora zo gushimisha n'agakiza, kuzishyira kuri channel. Icyo nanatangiye gukora. Igitekerezo n'aho cyavuye rero igitekerezo. Ariko nyuma yaho baje gukoresha ikizami cy'abantu bazizi bateje amakorali yose mbo wa mbere. Kizami cyavuga gute ubwo? Baravuga ngo bashaka kuko indirimbo bagendaga bazigureka baziha amajwi utazi kuyiririmba akayihijwi ritari iryayo. Noneho rero umuyobozi wacu wari ushinzwe amakorali ashaka kumenya abantu baba bazizi, abazizi kuzimenya no kuziririmba, kumenya umubare wo kumenya nyinshi no kuzirimba neza bitsinda byombi. Hanyuma umuntu wangurikiye akaba kabiri n'umwana wa Kapitura, Pastor Kapitura, umwana we mukuru witwa Yesanye. Ifuraye. No wangurikiye akaba kabiri ko barabazanga indirimbo n'indu yizi gutyo bari bagabuna karirimba gutyo bagenda batanga amanota. Hanyuma noneho umuntu yakibaza ngo watekereje kuzagira igihe za ndirimbo kazishyira hanze mu manota ko yakagenze, wari ugamije iki? Nari nkamije kuko none nyuma yaho bagiye bambwira bati twakoze ikizamuka gitsinda ari ufite intego yo kuzabikora, ariko twakoze ikizamuka gitsinda ukaba wa mbere. Ibizami byombi ukabitsinda byombi, kumenya nyinshi no kuzirimba neza, watubare nkabwandire ka abana banjye banze biki. Bonye hasigaye gucuramo abana 6 ntangira kubikora. Bikoze rero indirimbo ya mbere barayikunda cyane. Indirimbo wahereho ni yihe? Ni indirimbo ivango kera hari abungeri ya 238. Kubera icyari gushimisha. Mu gushimisha. Kubera icyari wahisemo? Impamvu nuko ivuga ibyo kuvuka kwa kumwami wacu Yesu Kristo, n'uburyo nyuma yaho yaje ku gice cya kane kivuga uburyo yaje kudupfira, yavutse akanadupfira ku musaraba nyuma yaho kugira ngo tutazarimbuka. Hanyuma se irimo ubutumwa bwose uko umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma umuntu yakibaza kubera iki abantu bahindura mu majwi bakaziririmba nabo ugasanga byabaye nk'umuco, biterwa n'iki? No kutazimenya. Naho ngiye nakize umwete mwinshi ngira umwana ko kugenda nkurikira papa abagiye dongo mu ivuga butumwa, nagize n'amakirite menshi, nagiye senga kenshi cyane. Noneho iki nakoze no gushakashatsi rero bwo kumva uko abazungu baririmba, kureba bese n'ubushakashatsi nabukoze bwo kwigana abantu b'abahanga mu kuririmba. Ariko injyana ya imiziki bita classique cyangwa country music. Country music. Kubera icyo ariyo wahisemo cyane uko kwituje kandi nko muri adoration igenda neza cyane. Umva ku mutima horoshye hameze neza. Biroroha bigatuma n'umuntu aririmba tuje amenya ibyo aririmba n'amarangamutima. Niba ari ukuramya Imana uje wicishije bugufi birimo no kwitekerezaho nabyo umuntu akitekerezaho atuje. Niyo mpamvu nakunze. Indirimbo ya mbere yagiye hanze ryari? Kuri 21 z'ukwa 12 umwaka ushize. Nuvanga imaze ukwezi kandi abantu barirebye cyane, imaze kugira abantu benshi bayirebye. Umuntu ahita bitekereza ko ati iyo ndirimbo abantu bayita barazizi, abantu bazazireba cyane ari yasubiyemo atari yahanzwe, abantu bayakire bate bayirebye? Abantu ubwo banshishikaje batavuga wowe uri kugiririmba neza atatuntu uvanzemo ngo hajyemo turi tuntu uri komereza rwose, kuko maze kugira barya bashima hajya munsi bita comment, maze kugira abantu 60 bajya kubitekereza komerezaho ibintu byawe ni byiza. Ndetse n'uwambaje ikizamu uwo munsi yasohotse, uwo munsi yasohotse mu masasi yarambwiye ati komereza aho ngaho ati ndakunze, kuko niwe bari baranatuyobowe no muri Korali Betania, izatuyobora muri Korali Betania abiki ari no witwa Emmanuel. Hanyuma izo ndirimbo zo gushimisha ni zose hamwe n'izingaho bundi? Zose hamwe ni ziri muri 400 ziri muri 400 na 37.
uzazirangiza uzatoranyamo bizagenda gute? nifuza gushyiraho natekereje gushyiraho 200 ariko kuko nzivanze n'izo mu gitabo cy'agakiza mbona ari nyinshi ndavuga ntiwazakora nk'ijana 150 ariko nabyo nkabona nabwo 150 kubera amafaranga nabyo nkabona ari ikibazo cyane nibura wazakora nk'ijana ariko nazo kajya nshyiramo zimwe zidafite amashusho noneho hanyuma ngajya nashyiraho cyo bita lyrics amagambo yazo gusa iyo nabaga ndi mu masengesho uko Imana ari igifungura ibintu byanjye byose yaga nibaza nkabwira Imana tuzafungura ryari bibiri ariko ubu namaze kubona ko ari yafunguye umuryango kuko ari ibimenyetso byayo ibintu by'Imana bifunguye mbona ibimenyetso by'uko ari ifunguye ku buryo udatewe impungenge naho mfite kuko ubuzima bwanjye bwose kuva mvuka ku ubuzima bwanjye bwabaye bwo muri Kristo Yesu sinigeze njya ku ruhande sinigeze njya ku ruhande ngo ngiye numva ibyo hanze uko bimera navutse ndi muri Kristo Yesu kugeza ubu ubwo rero ni ibintu byanjye bimbaho byose ari uburyo nabonye akazi hariya mu missionnaire hariya nyine igihungu bateperi n'uburyo Imana agiye ifasha nkabona aho gutura nk'abana banjye bakiga ibintu byinshi cyane bakiga afite ubushobozi bukeya n'ibindi nabyo ryaga mbwira Imana ni umushinga muremure uzabifungura ryari hanyuma rero ubu nabonye ikimenyetso cy'uko ari Imana ifunguye ubu Imana yashyizeho akamenyetso ka hafi nabonye ko ari ifunguye kandi nkaba nizereye ko n'amafaranga azaboneka yo kubikora wenda ikindi kibazo ndaza kukibaza tumaze noneho kureba ku mumaro wabyo kuko twabanje kwinjiramo aho byavuye nuko byagenze noneho tugeze ku hazaza n'uburyo bizakorwamo ariko mbe na mbere naje kwibaza ati kuririmba mu rusengero cyangwa mu ivugabutumwa bihabwa uhe mwanya mu murimo w'Imana ubwabyo abayobozi b'amatorero oya akamaro bigira kuririmba iyo uririmba ukijije uri guseka kabiri noneho rero hari ukuntu rero hajya hazamo nicyo bita inspiration du Saint-Esprit sinzi mu Kinyarwanda ko muri yabyita ko Imana ishaka kubikoreramo umwuka ashaka kubikoreramo umwuka urashaka kubyinjiriramo noneho haba waba uri gusenga bikazamuka bikajya ku Mana noneho waba nabwo uri kuramya Imana ijwi rikazamuka ririmo inspiration du Saint-Esprit noneho Imana ikita ku ndirimbo yawe yo kuyiramya no kwisingiza bivuze ngo nta muntu ukwiye kubura kuramya Imana cyangwa isingize cyangwa se ngo asengere ibyifuzo bye binyuze no mu kuririmba bivuze ngo uramutse ukijijwe ukumva urabohotse ushaka kwihera cyangwa ukajya aho ubohokeye ukafata ibyifuzo byawe byaha byawe ngorane zawe cyangwa se amashimwe yawe ukabishyira mu ndirimbo warangiza ugasoza Imana ibibyumvise byose cyane yewe kuko Imana ikunda umuntu ubikoranye umutima umenetse uyikunze kandi ukunze ubwami bw'Imana abo bantu ubundi kuba umuntu akunze ayikunze Imana kandi akunze n'ubwami bw'Imana akunze n'abantu ibyo bintu iyo ndabifite Imana ishobora kumwumva hanyuma hari ikibazo nakunda kubaza abaririmbyi Imana ko bakiri batoya ariko ntabona umuririmbyi wo mu kindi kiragano kirenze cyacu ngo mubaze kuririmba muri iyi minsi cyane cyane mu matora madini atandukanye byajemo umwuga n'indi mibare myinshi ubona ko hari aho usanga bagira bati burya abana basigaye baririmba bari kubizana ibintu by'isi cyane bari gushyiramo ubuhanga bwinshi ugasanga umwuga n'ubuhanga bari kurita umuhamagaro n'agakiza ibi bintu mwibona gute nk'abantu mwabibayemo kuva kera ubundi rero ibintu by'Imana byo bishaka bijyanwe mu mwanya wabyo mu buryo bw'umwuka ntabwo bishaka ngo ugende ushyiramo utuntu tutafite icyo tumaze hagomba kuba hari ntabwo bishaka ngo ugende ujya mu tuntu tudafite umumaro kuko nabyo twaba tumaze mu buryo bw'umwuka ubwo ntabwo ari ngombwa cyane gushaka gushyiramo ibirungo byinshi oya dongo washyiramo ibirungo kugira ngo uzamuke mu minota cyangwa ubyane ukuntu mu njyana nyine ya muziki ariko cyangwa ikintu tutafite icyo tumaze ntacyo bimaze
hanyuma indirimbo ya mbere nayo tumaze kumva ku kamaro ko kuririmba by'umwihariko ku mwibukamana. Indirimbo ya mbere yagiye hanze kuri 21 ukwezi kwa Ukuboza na 20. Izindi noneho uwo mushinga abantu bageze tegereza ryari, ariko mbere yo kuhajya ubanza usubize umuntu ayishaka noneho tuvugana akahita avuga ati kambanza nyumve nkomeza kumva ikiganiro, yayibona ate, yayikura he? Ashyira kuri YouTube Ntoyimana Ananias. Ntoyimana Ananias. Ariko kuri Ananias ntashyiremo Y, gashyiramo Ananias. Okay. Iyo ni imwe. Yego, iyo ni indirimbo imwe. Kera hari abungeri. Izindi zizaza ryari? Izindi kubera ko zikorera Kigali, hano nasize muri machine ikoreye icyo bita record idafite amashusho. Ariko ngavuga ko ngatekereza nti wenda bitinze nabwira abana banje bari Kigali bakayishyirira kuri channel yanjye. Noneho ariko iyo Covid tahisa nyine izamura imibare ngo inzira z'Kigali kiba zifunzwe, nari gutangiye kuko barabisaba cyane. Barabisaba cyane ko barabikunze. Wenda abantu baje babyoreza i Burayi, nk'abantu kabatandatu babyoreje i Burayi. Ahubwo uwo munsi soka numvishe umuntu wo mu Bushinwa bwati ngezeho bo hashize iminsi numva muri Canada namwigezeho, hashize iminsi numva muri Australia ngo yamugezeho, hashize iminsi n'abantu butajya gufata yo turabyohereza rwose no hanze, turabyohereza no hanze. Baba abantu bumva Ikinyarwanda bakanyumva. Umuntu kwibaza ati barimu baba missionnaire bo muri Methodist Libre, yaba b'Abanyasuwede muri ADPR, mwongeye kubona ntago mukivugana? Bamwe numva ko amateka anigiye bajya baza nino, numva amateka avuga ko bakiriho, reka abandi bakaba barapfuye. Ariko hari igihe hano hajya haza abamisiyoneri bamwe, pastor akambwira ati ngwino urimbe muri rwa rurimi rw'iwabo kugira ngo tubashimishe. Ku buryo mu minsi yashize hari umubyeyi umupastor urutse kwitaba Imana, ndetse nyamva ko ikintu nzakimwibukiraho, abazungu baraza akambwira ati ngwino uririmbe abumva ururimi rw'iwabo ukuntu ruririmba, ati tubashimishe. Ku buryo bari barutse kuza umunyakugenda atarapfa, bari barutse kuza arampamagara ndirimbye abamisiyoneri bari bagezeho kuri 5 barishima cyane, barankamera baza no kubaza batesi wabimenye hehe. Nabanye n'abamisiyoneri kera aho ngaho, kuko nari ngiye ku rusengero nimugoroba ndi nkasangira nabo bakampamagara nze dusangira. Hari umuntu ushobora kwifuza kuvugisha akavuga ati wenda izi ndirimbo zose ntabwo zazishyira hanze, ariko njye nkurikije ukuntu namukunze ndi kwifuza ko yazandirimbira iyi ngiyi, ndi kumva nanjye yangisha, ndi kumva yamfashe ikinyamwuga iki ngiki. Uwashaka kuvugisha byo cyangwa se ko mubonana yakubona ati? Rwose kubera ko ndi umusaza niteguye gufasha abana banjye, n'undi muntu wenda ubundi wakumva indirimbo atesobanukiwe neza. N'ubundi abantu bajyaga babibaza kuri telefone batanga ko kwaririmba tutahumva neza tubigenza gute, kandi bakorera. Nuko rero n'ubundi baniteguye kwigisha abana banjye kugira ngo ni ko ndi gusaza, ndi mu gusaza. Abantu bazi kugira abuzukuru 4, umwana wanjye wa 2. Ariko abantu bakunda ibintu batamenyereye. Ndagira ngo rwose nabishoboka uturirimbe nk'igitero kimwe mu kirimi cyo muri Suwede. Osturkit när jag den värld beskådde som du har skapat att med ditt örmaktus då brister tjej den gjort lovsang så Osturkit då brister tjej den gjort lovsang så Åh store Gud, åh store Gud. Oringkoro, oringkoro. Baba Mungu, Bwana Mungu,
nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo nyota nguru mu vitu vyote pia viumbavyo kwa uwezo wako. Roho yangu najikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu najikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. ati na roho yanjye ikuririmbe ukuntu ari wowe ukomeye. ari mu Giswahili. Reka mbashimire cyane kuri uyu mwanya mwaduhaye, ariko telefone, nimero ya telefone umuntu yabonaho nayo mwahitubwira kugira ngo umuntu yifuza kuganira namwe azababone. Ni 078 gatatu 08 83 reka tumushimire cyane Ntoyimana Ananias. Ni umukozi w'Imana, ni umuririmbyi ubiterwa n'umuhamagaro ndetse n'umwuga nk'uko yabyize akabyigishwa n'abamisiyoneri batandukanye. Mbashimire cyane kandi namwe mwarebye kino kiganiro cyose kuri Gozafu TV, mbasabira n'umugisha, ariko nanone mbasaba gukora subscribe kuba batarayikora kugira ngo buri kimwe cyose tuzadushyiraho kibageraho gatanu ku kandi. Reka rero mugire ibihe byiza. Nge ndi Lucky Van Rukundo, murakoze. nuko tumushimire ko yatuvukiye, tumuture imitima yacu imenetse. Uyu munsi wa none yongera avukire mu mitima ya benshi bamushimishe. Nowe, 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 havutse umwami w'Isirayeli. Nowe, 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 havutse umwami